yego aya ni amakuru yavuzwe arahwihwiswa cyane abantu bakora amaspace biba byinshi bimara nk'icyumweru ku mbuga nkoranyambaga uri kumva bivuga ko ngo uwasenye nta rugugira hariho natumye njya kubaka se icyo ni kimwe imba n'icya kabiri badarapo umwe mu bakobwa bakumva nkoranyambaga bavuga ko yakwigaruriye njyewe mfite uburenganzira bwo kwigarurirwa n'umuntu nshaka muranyumva neza yego mfite n'uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwanjye uko mbushaka uburenganzira ntafite bwonyine ni ubwo kuzana umuryango wanjye muri ibi bintu byanyu cyokora nkanjye bwo nakwizana ariko famiye yanjye iriho abana banjye iriho na mama wabo n'ibindi byose hanyuma ibijyanye n'irangamimerere ryanjye ni kuri NIDA ni mu mushinga w'irangamuntu bibariza ibirenze ibyo ntabwo naharenga ntuharenge ko nta n'ikintu wavanamo kuko amakuru ajyanye n'umuryango buriya umuntu asohora ayabona ntacyo yabangamira ku muryango ariko nawe warabibonye nimba ntibeshye narabibonye ntiwanariyakitinze kabisa narabibonye ariko nk'umuntu uri kwandika kuri Twitter ngo narasenye njya kubaka naramuhamagaye ariko barabizi ko wubatse uri n'umuntu uri proud y'umuryango we cyane none se ko ntamuhamagaye nubaka namuhamagaye nsenya ibyo ni ibyanjye nanjye kandi n'abasenye ni abagabo si ibintu nta gitangaza cyaba kirimo usibye ko naba n'umusilamu urumva ewe mfite uburenganzira busesuye bwo kubaho mu mudendezo wanjye rero ndi proud y'umuryango wanjye kandi nta nubwo nkunda abantu bawuvugaho cyane ko hari igihe umuntu agusunika agatuma utekereza ku muryango we kandi njye ntekereje ku muryango we rero ntabwo nakorera space nawe ukorera igihangano kikazahoraho